ndifuza kumenya amakuru y'umwana wanjye. Ndagushimiye ko umwana wanjye akiriho, narinzi ko yapfuye. Mana, ntacyo nabona nkubwira, nta nubwo nabona uko ngushimira, kuko njyewe nyine mu isi sinagushima uko bikwiriye, ariko nzi ko ningera mu ijuru nzagushima. Mana, n'ubundi ntabwo byoroshye, ariko ngomba kujya mu mujyi kumureba nkareba uko ameze, tuzagendane nanjye, tuzabane nanjye, ariko niyo napfa ngapfa mbonye umwana wanjye, ntaba mpfuye nk'umugabo. Kibondo, ndashaka kukubona, umuhungu mwiza. Komera. Ndi mama wawe. Mama. Ntagoranye. Ubuze uri kurota ku mama nawe kandi ejo baraje umbwira ngo ndi kurota ku mama ngo njyambe. Nasi wundi ugira ngo suko imvura imaze iminsi itagwa. Umwana ukisuka itageramo hasi neza neza. Iyi imvura yaguhereye rewe Kure ibyatsi ubona uko isuka ubwo bacu. Ayo wamenyereye ta kandi wa reba umurimo umaze kugira. Mwana wenda apfuye gusa mikorobe noneho wenda apfuye ngiye kurwara infection mu maraso. Mwana wenda apfuye. Umura reka nze nkwereke Isuwe. Nese washaje wagiye kunshakira imiti Jojo mbabare kwinginze. kandi ndi kuyishaka hakuwe. Mungu iki? Nese ibyo byatsi uri gushaka niyo miti uri kumbwanga ugiye kunshyiraho. Reka nze nkuvura ari kureba. Agiyemo noneho n'imyanda. Humura yewe ntacyo. Dore hano mu cyaro rero iyo umuntu akomeretse dore ibyo tuvuza nibi. Izi nyirabarasanya yuzigize gutyo kazi. Mwana yanjye Jojo none ndi kuba ngo hagiyemo imyanda nawe. Nyirabarasanya nze nkwereke ukuntu ngiye kuzana imyanda ya kabiri. Gabanya amarere wa mukobwa. Nese ubu wabukomeretsa ahantu nkaho ukavuga ngo tujye kwa muganga koko. Kwa muganga nyine. Uya dore mu cyaro utufata nyirabarasanya ukagira gutya. Do rero uko ndiko zigira ziri kuzana amazi wabonye do. Zitangiye kuzana amazi. Yego. Byahiye se. Ntabwo natetse. Ngiye kuri kwikinira ariko. Ndi gukina ndindira nyina se igikoma natetse mu gitondo, igihe kiri hara mu gikombe bagiteretse cyutakinwe. None rimwe igikoma, nari napanze ko ndaza kukirenza ku biryo. Amara neka n'uriye sake. Yo. Kangize urugendo runtunguye se. Wiki? Nduru gutunguye gute? Nyine ari ikintu maze imisi nyine ntekereza. Ndabona aho wamenyanye na Nyambo. Ndabona nta mahoro dufite mu rugo, reba Jojo ntacyo kuvugisha, nanjye twarashwanye. Reba ba Betty, abaturanyi bose batwishyizemo. Ni ishyari? Ni ishyari nyine. Baba badufitise. Ntafata umwana ngo nsengere umwana wanjye, nsengere urukundo rw'iwe na Nyambo. Imana yacu no mudayimoni w'urwango uri kutugenda mu muryango wanjye nawe. Katika jina. Mama ni nukuri ko Imana ibintu batekereje tubasengere Imana bakuremo mu dayimoni. Abantu birifata bakanga umuntu nta kintu batwaye bakamutuka naho tutemerewe gukundana twebwe. Ni ishyari ry'uko mfite umwana w'umuhindi. Ejo nahuye na Jojo cyangwa muheza kabukaraka Burundi. Aranga no se umuntu uhereza kabukakanga afite n'uburozi yabagwa. Yakoroga. Jojo nakaroze kabi cyane. Niyo mpamvu katanakuze kabura ari kagufi yane kajya karenga hari. Ariko mana yanjye buriya umuntu arihishe. Buya narinzi ko Jojo ari Imana y'u Rwanda. Buriya n'umugabo nubwo mvuga ngo aritonda nawe wasanga ari ikinyamaswa. Yego. Buriya nawe inzoka yawe nirazamuka baba nta muntu mwiza ubaho. Ni Imana yonyine niyo nziza. Nukuri. Buriya nawe sura ko tukuzi ko witonda. Urera aho byagera ukabakarashika. Yaje buza nokuri. Ukamuriraho. Nese nibyo ngiye kunshyira ngo ni umuti. Yego ni umuti. Nyirabarasanya iromora nta gisebo warwara iminsi ibiri.
wabonye rero ngo biravura tuvugishije ukuri ahubwo se bino byari uriya muhungu yanshyizeho kandi ukumva biri gutuma ntanavuguta umuti cyane niba ari ibi by'abasirimu byanyu nzabireka rero ndi mukobora nawe ugira vuba vuba ikibazo ko ari kuvamo utuzi iyo ahita havamo amazi uyu rero ni umuti uromora dore nese Jojo ibyo bintu ko bisa nabi koko ibintu bisa nabi se si umuti uretse nza nkwerekera ko mvuga utiri wowe bite byawe nese nyine ndaharamira gute gabanya imyiryo wagakobwa we nawe ubwo nibyo wivuze Jojo cyane fuye we nuraye kabisa wari bwabone ngiye narwaye inkorora cyangwa ibicurane nkajya kwa muganga so kwahira imibiri iravumba n'imibirizi byose umuntu akanywa Yesu we nihangane biraryana byihangane Jojo birababaza Jojo we nihangane ahubwo ihangane Jojo ujye kunshakira ibintu ukabyara we nibyo nabyo ibinini ihangane nawe maraso arahita akamahumura ubakaki yari imiti yo mu cyaro mubayeho muvurisha abantu ubu se ahantu ukomeretse igiye gwenda ntiwari witeguye uburyo wahita uvuga ngo ugiye kwa muganga koko hagati ngi kwa muganga bakajya kumpfuka nyine werekera hiyi nyirabarasanyuriye biko Jesus Shona umutu utaboneka n'amaraso mu minota birabahaga kuryana mu gisebe biraryana ihangane Yesu we ihangane nubikureho urakora ndagukubitiza muri ngiye nisena nitahira kabisa ubu ndamara iminsi ngaye ncumbagira humura birata bishira nyirabarasanye iromora ubu ngubu kiragesebe hari hashwanyitse haraje hongere hibumbe hegeranye ako kanya si ibintu ureke yigo birakunda ariko no n'imiti uri bume oya nitugera mu rugo ndashaka icyenda cyiza kimeshe nceho ubundi nkuzirikire iyi nyirabarasanye gume ubundi n'umuti erega na David yarabivuze aravuga ngo mubyaha niwo mama yambyariye kubera ko nyine turemye mu cyaha nyine niyo kamere turayifite mbese izashaka twapfuye cyane ngiye kugenda ugiye kujyahiza ntabwo twasenga turanga ngiye guteka noneho iramirara kanabwiye niyo ari ko umuntu w'iwacu ugiye kigarapfa nkaba ngiye kumubwira ko ngiye kugenda bihera ariko nanjye ndi mukuru mama ntitwasenga turanga wapi hari umuntu abiganirije arambwira ati rero mwene uwo mudayimoni akurwa no kwiyiriza ubusa no gusenga arambwira ariko wowe ntuzi ko musenge bajya bavuga ngo abantu bajya kanyarira unakizabonwa ngo nyine ngo babone ugiye kanyarira yego bashaka kumara iminsi 3 nkabwira Imana uwite ngino mu rugo rwanje umwana wanjye ubane natwe abantu bose babone ko abanye natwe ntarya ntanywa ariko urukundo rwawe na nyambo rwose Imana rukomeze haleluya man ahubwo nyine ndi kwibaza se niyo ubu uzajya urya nzateka byinshi se mbikire mu nkono nzabigenze sinjye ujya gusengera niwo nzajya njye kugira ngo nyine amasengesho agiye no sugiye ukansenyera amasengesho akaza asanga nanjye narazonzwe ubwo hanyuma usa mbweze kubwira Valence azaza kukuraza jewe nta kibazo nose ubundi we wakora iki hagize nk'ikintu gitera ari ikintu wakora so kuvuza induru ni Imana yonyine turinda nuko oya ndahari abo muzi bibaraga ngira ndabizi jewe nakubita abagabo 5 sanajya ngomba kubita se twagiye kuvoma bashaka kubonera mama baje kuvoma akaje batanga bakabatanga nkahita amajya nkahita mvomera mama bose nubwo uwo musozi nguterera cyane niyo nzawuzamuka nafata ikibuye nka cyikora mbwira Imana tukora rino ribuye rinsikamiye aho ari kutsikamira bituremereye n'umwana wanjye ngera hejuru ku musozi ndihirike vuga ati wabigerageza ndaguhiritse no mu kabande ngo dumbure reba henyine none ubwo kurya nzajyanye ne nese ndagenda nikoreye akaguru aho so waretse imiteto nyambo cyane n'abantu washatse pe abantu bavurisha ibyatsi soromye hariya nkureba si byo se nakubwiraga nyine ngo uzaba umukire uzamuvane muri iki cyaro nanjye njye mu mujyi mere nk'abandi numva uko bimera nawe uzaba mu cyaro uzagira nkore cyane ndabona mfite akazi kenshi reka gumisha ndakuzi n'uri gukubagana kwawe ntago wabigeza mu rugo uretse nze nshake ntuzikireho
ubundi ibi bintu ubu ngubu biravura bitavura ariko wagakobwa wagiye wumva nze nkurire hari umuntu wabivurishije uzi arakira umuntu mwese twese ntabwo aribyo twivurisha ubundi wumva bigenze twe ni ibingibi twivurisha ubu nsi iyo miti yo mu mujyi uvuga tujya kwa muganga baraguha iki si ibinini babikora mu ki ntabwo babikora mu byatsi se ntibabikora mu bimera ntibabikora mu mbuto imiti kibisa umweru uri kumwe ngo babikora muri ibintu bisa gutya gute nyine nuko baba babicishije muri izo mashini zabo ariko nibi babikoramo Yesu we kuko bagana kwawe se nakubwiye umuti ugomba kugumaho ndebera nzirikishije igikoma ndakurahiye iki ni cyo gipfuko cyo mu cyaro wa mwana kandi urebe ko udahita ukira ntunyeganyega ntubikore ahambira gake niba uri kwibabarira gusa ngira ngo iki cyaro ndagishaka koko ndakishimiye ko mba mfite n'inzozi ko nzanakiva muri nkimukira no mu mujyi ubwo si ubwo ndagenda ameze gutya mpaka gumaho ngo mbanze turangize umurikizi nyine ubwo ego kirisi tugenda ndagusindagiza ndagufata ndakomeretse se mu mene ica ruhinge none bajya he ndatashye ntunganiriza basi nturi gukora yego ariko nawe banze ndangize umurikizi n'ubundi ibyo twari twiyemeje byose tubikore byageze biteze nufite akamwenyu ngiye nyine uje umbwira ngo usibira Roma ngo byanze bikunze wow usibira Roma kabisa akira ndabizi warutegereje ikimvamo kandi ugitegerezanyije amatsiko menshi yama things are not bad nahuye n'umugabo mwiza cyane umugabo w'imfura umugabo wifite wowe ufite ukuntu bameze twahuye rwose nkimubona gutya ndamwishimira aranyishimira ariko icyantunguye ni uko yambwiye ngo aranze yes ese unzi ute arambwira ikintu nashuje yambwiye ngo izina ryawe ririvugira yagize ngo arundi buryo ngakuzimo no yishimye yashimishijwe nuko nyine kumva ko umuhungu w'iwanjye yakunze umukobwa we mbwira ko imiryango yacu iramutse iba igize ubwo bumwe byamushimisha cyane Pandagari sio malaya Pandagari nako ndi imbogo Pandagari Niori niyo umeze ushaka iki ubu nta nubwo umuntu yagutwaza kugeza mu rugo Nindi unwaza wowe njyewe utu tujerekani ni ugukora gutya kamwe hana kandi aha ngaha nkahita nkugereza mu rugo uyeze ushaka iki meze niyo umeze ute ubu waramutse neza urumva umeze neza aramutse napfuye murwari ikiriya ababyeyi bari kurira inshuti n'abavandimwe babuze amahoro bari gukusanya amafaranga barebe ko bangurira serikeye wowe se cyane mbere ko wapfuye uhagaze ko turi kumwe turi kuganira none se uri kumbaza ngo naramusutse kandi uri kubona ko naramutse nyine okay umeze neza se basi urishimye igitondo cyawe birabone ko nishimye cyane kugira ngo usekere nawe usekera umwanzi ubu nyine ibintu byose byo biri ku murongo igisigaye ni nikiza igisigaye n'ukujya gufata ibintu cyangwa igisigaye nyine birumvikana icyo ngicyo ariko nabwo bifite guhura twayipanga nanone kuko uyu munsi kwara kumenya njye nawe kwara kugira ngo nkumenye nkubwire ko umuhungu wanjye n'umukobwa wawe bafitanye relation kandi relation nziza yerekeye ifite icyerekezo cyiza kumenyana byari byiza ambwira ko ahubwo binashobotse n'imiryango mbere ko byose biba n'imiryango twakora donc tukaba
umuryango uri koperative, umuryango umeze neza ufite icyo uhuriyeho muri make. So nawe nabyishimiye gusa ariko aparo no hano uranshimisha. Ikindi umukobwa we vraiment mbere umukazana byaba byiza cyane. Mbere umukazana ni umukobwa udasebetse, ni umukobwa burya abagabo dufite uburyo dukunda, ariko kuba mama we yaramukunze nacyo it's another good step. Kubera ko burya abadamu burya iyo hajemo akantu ngo ariko burya menya ko byapfuye. Burya umudamu yavuze ngo sava, biba ari sava. Yarundishimye kabisa, wumve ngo ubu nanjye ikintu cyose uzajya ushaka uzajya umbwira imiti y'icyapurisha fasta nihuta. Ubona kwako kunshyigikira ko kari gakenewe, ubona byangira gusa ntabwo basi ko wagiye nawe ukabyishimira. Ariko rero Kiramani ufite kunyumva nka so, kuko nawe ejo uzaba uri njyewe, uzaba washyize ikirenge mu cyanjye. Ubwo se umwana wawe aramutse akoze ibintu bidasobanutse, wowe wumva ko bidasobanutse nk'umubyeyi, wabifata ute? Amahoro. Kuki nawe ntabwo dukwiriye kuba banze, nta kintu kinini kirangwa turi gupfa. Wibuka kumbwira nabi? Niyo biriya. Uzana umuntu w'umugabo cyangwa wari utwite? Ubu nyine nawe urebye cyose giciyemo, ubuse nta nunje gusaba imbabazi. Nanjye naricaye ndabitekereza, mbona ntabwo ari ibintu byiza nakoze. Ndavuga niyo reka nzagenda musaba imbabazi, twiyunge tungire tube inshuti. Ega biriya nta kantu kaba karaciyemo niyo. Kantu ko kubwira nawe umuntu utafite icyo mufasha, ntabwo nakwibiye, ntabwo nagututse, ntabwo nakurebye nawe ukambwira nabi. Nyine nanjye ahubwo ndibaza nimba ari bifukunye, nimba ari amadayimoni yari yanteye. Ariko uyu munsi nasenze yanshizemo, ubu ngubu nabaye umwana mwiza. Wowe niyo wasenga akajana ntabwo amadayimoni wari ufite yagushira. Umuntu se yifata akabwira umuntu nabi nta n'ikintu yamutwaye, umuntu w'Imana, umuntu w'abandi. Urabizi uzandabo nangije, nzakugurira izindi nziza nziguhe uzishyire nyamba kugira ngo twiyunge basi. Nubwo ngiye nakwiyunga nawe, humura nzabigukorera. Ariko n'ubu ngubu basi undi uri gusaba imbabazi, inyambo ntabwo kimukunda. Niyo nararebye nsanga kugira ngo nkomeze kukubangamira, uko nje hano nkubangamire, nyambo nawe mubangamire, yabe batishimye, nsanga ntabwo ari ibintu byiza nkwiriye gukora. Ubwo nereka mbyihorere, nguharire wowe wishime unezerwe, ubuzima bwawe bari bwo bujya imbere. Umwizera? Utanyizera ahubwo mbwira icyo ushaka cyose, niba ushaka n'amajerekani nyagutwaze nyakugereze mu rugo, kugira ngo nyine ubone ko nahindutse njye. Ahubwo kora ahangaha, kora hano twiyunge ntabwo uzongera kumbwira nabi. None nkwaye n'amaboko abiri sinzongera. N'umuntu uzajya umbwira nabi uzajya umubwira nabi nawe. Reka nkwereke, uzakwanga nzamwanga nanjye. Jewe nyine ndakumva, ariko nanjye situation nari ndimo ya situation yindi yo kureba icyo dukeneye kurusha kureba nyine ng'ikiza. In fact nuko wenda urubyiruko rw'iki gihe rushobora guhinduka. Kuko yavuga ati ntabwo mbishaka, ariko burya iyo ababyeyi bombi babirimo, papa nabirimo na mama akabijyamo, nanjye nkabijyamo, urumva things will be done perfectly. Ndumva ari ikintu ubu noneho ndumva ntuje noneho. So utuze, ubu igisigaye no kureba uburyo ibintu bizaba handled, kandi mu nzira nziza bizashoboka. Okay. No hapfa n'umuntu, numva ndi strong. You are strong. Very strong. You are supported. Sufata. Wakintu wallahi hano nkora ibintu bya fresh. Uri imfura yanjye kabisa kandi nkunda. No hano nanjye kujya nkukora ibintu bya byose ku murongo. Nkumva nitegeko. Nanubwo none ibyo ni order. Ubona uyu munsi ibintu bishobora kuba Timu nashize ku murongo utaranabitekereza. None nagukuri n'akazi k'icyumweru gitaha. Wakintu yeganye hano ibintu byose bari ku murongo. Okay. Reka ndebe wa muntu ngiye kumureba. Noneho usigare warenzinga twira twari dusigaye.
nusoza umpamagare cyane ndahita ngomba kubaza uko bimeze n'undi je kazi ko sinagasoje ariko tujye kuri lunch tugende tujyane cyangwa se urasanga rero hari je kazi nagasoje nacyo nsigara kikane mushaka kuba ari ryo mu kwezi gutaho okay ntacyo yamani kiri ni igiki dushaka kandi kantu gakomeye dushiraho sinabishyiraho amategeko akomeye cyane none se niwambabaje okay nta kibazo aka kanjye niyemeje guhinduka nkabicyare mu gishya nkajya ku murongo muzima okay uzajya gusenga buri cyumweru nicyo gihano nguhaye kwirunge okay ku cyumweru uzajyayo je buri cyumweru njya gusenga noneho reka noneho mwereke reka nguhe n'amaturo sibyo akira nimba uri buyavunjishwa gitura gutya igihumbi ku cyumweru yose cyangwa ugarurire nze mvunjisha oya wibwira ugenda ayo ngayo nyine uzayatura ahubwo yose nuvunjisha uzagitura ku cyumweru kimwe n'ikindi wongera uture gutyo yose urayabaye ubu nayawe komera shyiraho na gutya utyo ubu nge ntutwaze se uzi ko uzapfa udapfuye kubera warahindutse uzapfa udapfuye mise mbona neza noneho uhise utura mu gace ka karindwi ko mu ijoro kitwa Jerusalemu kubera se nk'ayo amaturo mbese wabonye umuntu utanga amafaranga reka nkwereka noneho n'ikintu gihe no kumutwaza n'amazi gusa urashobora n'ibijisho ntusure oya ntugire ikibazo ahubwo ugiye imbere wonyereke neza uzapfa udapfuye nawe natwe tugomba kuba inshuti tukabana neza nk'abaturanyi ni ukuri none se ubwayo ngayo ushubijeyo ariya nawe nzayaguha Queen rero impamvu nguhamagaye ndagira ngo nguhe inkuru nziza kugira ngo nze kuboneraho no kugushimira ko umaze guca akenge aho mbaza uti si yumva iteke nawe nguteze amatwi nta matsiko ufite mfite amatsiko ba mwana yarampamagaye duhurira ahantu nyine ahantu heza turicara turaganira ariko natunguwe rwose n'ukuntu yanyakiriye ariko mpavana n'akabazo ko nawe uranumva izina rye nkaryumva mu matwi yanjye nza gusanga hari ahantu muzi ariko hancamo urabona umuntu ukomeye cyane uzwi kandi ufite ibikorwa bifatika ariko gerageza gushakisha ahantu tuziranye wapi gatakara niba twariganye niba twarakoranye za business zacu za kera ariko nzabivumbura nzakubwira gutesha umutwe buriya rero abantu noneho mwe muranakuze ni mu buzana mwagiye muhurira mu buzima bwanyu bwose ma ubwo rero uzitwararike utazanyerera ku musozi ntabwo nzanyerera tukunyereka umusozi wa Kanyarira bigahita biba ibibazo niyo bite ku nka sibyo uriya urabizi n'inshuti yanjye wishakire icyarire ntuzayicishe inzara kandi ngomba kwitwararika kugira ngo uzaze usanga ibintu byose ari nawe ugomba kwiyitaho ko nawe ugiye kunyitangira ugiye kunsengera ubu ngubu ngiye gushingura ikirenge ahangaha nawe tujya kuhagira igwari sindaguma ahangaha guma ku rugo reka mbikubeshye wenda ubwo nugenda ndaza kujyayo ndaguma hano ku rugo noneho ibintu byose mbikore neza ariko n'ubundi ndaza kujya kuhagira ubwari ntabwo nakubeshye ndakinga ariko uzi guhura n'umuntu ukamubona mu maso ukumva ushaka kumwibuka bikarangira utiro turovya ahantu mwahuriye urasanga uzabyibuka cyangwa nawe azakwibuka byariyo byose nawe buriya yasigaye harimo kwishora mwaka byibazaho gusa ndagira ngo mugushimire ni umubyeyi mwiza pe iyo wageraga amahirwe uriya muhungu we akagutwara waba uguye ahashashe indi gahunda ihari papa nawe uzwi yego nyine gahunda irahari ariko burya ibintu bitarajya mu bikorwa ntabwo uvuga ngo ni 100%.
Oya Imana ibirimo nyimba byizeye ko bizakunda. Yakomeza usenge pe. Naho wahisemo neza, wahisemo umuryango mwiza wiyubashye, ntacyo uzabura yaba wowe yaba abana bawe. Mbese muri rusange natwe nta gihombo. Nta gihombo rwose, ahubwo no kumukomeraho. Ukitwara neza, ukaba umukobwa mwiza w'umuco, ntuzadusebye. Ayo papa. Byo gusebya ntabwo birimo. Kandi nta na rimwe nigeze ngusebya. Kandi ibinagenda neza uzabyungukiramo cyane. Ko wishimye rero ndumva nanjye nezerewe. Oya ndishimye wankoreye igikorwa cy'imfura pe. Uri umwana mwiza uzi gushungura, uzi kureba, uzi no guhitamo. Ntabwo mbereye ikirumbo. Mfite gahunda kujya kunywa umushera. Nanurira imyenda cyakora turatwe nashyize hari utwanure. Ikindi nawe ujye wiyitaho nyine urye. Ahubwo nagiye kukubwira hahandi muri ya ndobo harimo agasukari. Uteka igikoma umwe mu gitondo. Ntabwo nabivamo. Nzabanguka. Nzasanga igihari. Igikoma se ubwo nawe umwanya wo kugiteka. Nzayaneka mbirasi cyane ngiye kujya ngibishumba gusa. Ntujemo n'ubundi nabirya iminsi urabizi nyiriye ikintu navoka. Niberaho kandi none se mama bite? Sikuri kurira mama. Mama kuri kurira? Ntabwo ndi kurira. Kandi ndi kubibona mu maso yawe ko marira isajengamo. Ntabwo ndizi. Nsubaye iki? Mureki mama. Ni wowe uziyiteho. Uzarwana n'abandi bana. Uzarwana mama yuko wirira nusugurira. Baswirira. Sibyo? Naho igisigaye ntabwo bikabije cyane, nta nubwo ari na byinshi. Gusa nanubu ndakishimira uburyo uriya musaza yanyakiriye, uburyo twaganiriye, uburyo mbese yamfashe, ukabona ko yishimiye ko twaba umuryango umwe. Ugatangira processus yo kubana, hanyuma hakaza bya byiciro nyine bijyanye n'ubukwe. Hari gufata irembo, gusaba, gukwa na mariage. Bigategurwa neza, ubundi natwe tukabashyigikira, tugatumira inshuti y'umuryango. Abantu bakaguherekeza, imodoka zikaza, tugashaka itorero, tugashaka mbese nko gukorera ubukwe bwiza bw'umubyeyi wubaha umwana. Bizaba kandi bizagenda neza. Ikindi mfite amatsiko yo kumenya uriya musore no kumubona mu maso yanjye. Uzamubona papa kandi uzamwishimira nawe ndabizi. Muye rwose icyamunyereka, ariko nizere ko afite imico nk'iyase. Cyane rwose uburyo tuvuganamo nyine n'umuntu ufite kubaha. Yarezwe neza, nta kuntu baba bararezwe n'abari ababyeyi. Ngo nawe ugende nabi. Urebye uriya muryango ukuntu umeze. Urebye umusaza uburyo akwakira n'ikinyabupfura cyinshi. Nta kuntu yabyara ibigwari. Ndakeka n'umwana we rwose imico ari imwe. Naranyuzwe. Kandi uratuma nanjye ndira. Turirane. Reka turirane kugira ngo biryohe. Nose urarira wenyine, wabonye umuntu urira wenyine. Ninde wapfuye? Numva mubwira. Nari umuntu wapfuye se? Ndashimira Imana ko yakumpaye. Amen. Ndashimira Imana ko wambera umwana mwiza. Amen. Ngushimiye kuri incungu yanjye. Amen. Byose ubibwira Imana. Sibyo? Nzaguhishura. Nyine wirira. Mama kandi. Mama nje tugo tujyane. Reka nshake. Oya niyo. Urajya gusenga uri kurira. Byibuze unarire wenda uri gusenga babone kuri kurizwa n'amasengero. Usurire utananagenda ufite ubwoba se? Ntago ari ukuri. Ntusi uri kurizwa n'icyo ufite ubwoba bwo ugiye gusenga. N'umwuka wera uri muri jyewe. Amen. Wowe ikintu ngusabye ni umukristo. Sengera
Imana ibare nanjye mu rugendo, Imana izabaye nanjye ku musozi, Imana izandinda abazima bawe. Ndagusengera. Ariko nawe nyine usenga amasengesho menshi cyane. Ningaruka amahoro nzayishima. Amen. Gasoro. Nasubu ntabwo uzankumbura. Natangiye kugukumbura. Sawa. Ntuzajye nkumbura uzajya urya voka. Izajye kunyibutsa kwa kuntu nzirya nanjye.